I'm so humbled to be here. Njishije bugufi kuba hano uyu mugoroba. I'm grateful to each of you, especially to the leaders here, for allowing me the opportunity to speak. Ndabashimira cyane cyane abayobozi babashije kutwemerera kugira ngo tube hano muri uyu mwanya. I'm grateful to Bishop Simon and to Reverend Desiree for making all of this possible. kuba barakoze kugira ngo byose bibashe gushoboka. I'm grateful to your pastor for having me, Ndashimira pastor wanyu Reverend for allowing me the opportunity to speak. kuba baratwemerera kugira ngo tubaha hano. I'm grateful for each of you Ndabashimira buri mwe wese muri mwebwe. for being willing to listen to me kuba mwemeye kugira ngo mwicare mu ntegere. and to hear how the Lord is moving in my heart. kugira ngo mubone uburyo Imana irimo ikora mu mutima wanje. When I learned that I would be preaching while I was here, nabwiwe kuko nzaba nigisha mu gihe nzagera hano. I was grateful that I would not be preaching on the first Sunday we were Narishimye here. cyane kuko atari nje wari kubanza gutangira kwigisha. I was grateful for the opportunity to see your all services and understand them better. Nagiriwe amahirwe yo kubona uburyo abantu barimo baramya bitandukanye wenda nuko iwacu tubikora. And to be able to learn how to speak through a translator better. No kugira ngo mbashe kwiga noneho nabwiriza hariho n'umuntu onsobanurira. And I have been able to learn those things. Kandi ibyo byose nagize amahirwe yo kubyiga. But there was something that I didn't think about. Ariko hari ikintu kimwe ntabashe gutekerezaho. Preaching second kwigisha umwanya wa kabiri meant preaching on the day that we leave. ari no kubwiriza umwanya wo gutaha, umunsi wo gutaha. When we leave here, we will be heading on our journey home. Nituva hano turaba twerekeza hariya ku kibuga dutaha. So if I become emotional while I'm preaching, nukuvuga ngo nibona rero ngiza amaranga mutima. I want you to know that the sadness comes from the deep love that I have for each of you. Mumve kuko bizaba bitewe n'urukundo rwinshi mfite mu mutima, urukundo mbakunda. I know that it is our time to go back home. Ndabizi kuko ni igihe cyo kugira ngo twerekeze mu rugo iyo twavuye iwacu. But we will be leaving a piece of our hearts here with you. Ariko hari ibice by'imitima yacu biri busigarane namwe hangaha. I didn't originally plan to preach the sermon that I will be preaching. Ntabwo mu byukuri nigeze ntegura iki kigwa ko ari cyo nzigisha uyu munsi. A few weeks before we left to come, I was told that I would be preaching. Ibyumweru bingahe mbere yuko tuza nabwiwe kuko nzigisha. So I spent time praying and preparing and studying. Mfata igihe kirekire ndimo niga, nsoma, nsenga, nteguza. I spent many hours writing my sermon. Nagize amasaha menshi ndimo nandika ibyo nzigisha ngeze hano. But then we arrived here. Hanyuma rero tuza kugera hano. We got to spend last Sunday worshiping with your church. Tuza kugira isi niyinga hashize turi kumwe nabandi mu itorero ririva turamenye twese hamwe. As we were worshiping, I felt the Spirit tell me not to preach the sermon I had prepared. Igihe rero nari nicaye mu ikanisa numva Umwuka w'Imana arambwiye ati ibyo nateguje ngiririya mbyihorere nzateguza ibindi. But instead to prepare a different sermon. No ntegure ibindi ikindi kigwa gitandukanye n'icyo nateguye. So I had to spend the little time that I had this week preparing a new sermon. Mfata umwanya muto nari sigariye rero mu kicungero gishize kugira ngo ntegure ikindi kigwa nzabigisha. But this was one of those rare times when the Spirit also clearly told me why. Ariko kandi ikindi mu bihe bimwe bitasanzwe aho Umwuka Wera yambwiraga impamvu ituma mpindura ikigwa nkigisha ikindi ntari nateguje. He told me why it was he didn't want me to preach the sermon I had prepared. Yangaragarije neza nyiziza anyemeza uburyo impamvu nshobora kunigisha icyo ntari nateguje nkiri iwacu. I had prepared a sermon to challenge you. Nukuvuga ngo nateguje sermon yo kuba challenging ase cyangwa cyo kubahamagarira gukora ikimana ishaka mu ijambo ryayo. And I think it's important for us to challenge one another and to listen to biblical teachings. Kandi ni byiza ko kubakangurira gukora iby'Imana ishaka no gukurikiza inyigisho za Bibiliya. But the Spirit told me that you needed something more than challenge or correction. Ariko Bibiliya Umwuka Wera yanyemeje kuko dukeneye ibirenze gusa guchallenge cyangwa se kuduhamagarira gukora iby'Imana ishaka. You need to be encouraged. Ahubwo Umwuka arambwira ngo nkeneye kuzana ijambo ribafasha ribubaka ribakomeza. Paul did both challenging and encouraging in his letters. Paulo nawe niko yabigenjeje yahamagariraga abantu gukora iby'Umwami ashaka mu ijambo rye ariko kandi akanakomeza abantu. So I would like to do the same. Nanje rero nagira ngo ngere ikirenge mu cya Paulo nkore nk'ibyo yakoze. Not that I'm comparing myself to Paul, but I would like to model his teachings. Ntabwo ndimo ngaragaza kwigereranya na Paulo ahubwo ndimo ndagerageza gusa gukora nk'ibyo nawe yakoze. And I want you to know this. Kandi nashaka ko mumenya kino. I'm not an expert sermon writer. Ibyo kuri ntabwo ngewe ndumuvuga ubutumwa w'umuhanga cyane. Actually, today is the first time I'm preaching a full sermon. Ahubwo uyu munsi nagira ngo bamenyeshe ko ari umunsi wa mbere nigisha ikigwa cyuzuye. So being here with you is only the second time I've ever preached a full sermon. Nukuvuga ngo kuba hano ni umunsi wa kabiri n'inshuro ya kabiri mbashe kwigisha ikigwa cyose mu buryo bwuzuye. I've taught classes and I've led groups. Nigishije amaklase iwacu nayoboye amagrupe bikundi bitoya na bito. But today is my first opportunity to preach. Ariko uyu munsi niwo munsi wanje wa kabiri mbashe kwigisha ikigwa mu buryo bwuzuye. And what a blessing that opportunity would come while I'm here in Nairobi with you. Mbega umugisha ukomeje utangaje kuvuga ngo aya mahirwe nayabonye ndi hano i Nairobi.
But I tell you all of this so that you know whatever words you hear today, nako ndimo ndabwira ibi bintu kugira ngo ibyo amagambo yose muri bumve nje mvuza kuvuga, they are fully from the Lord. na magambo azabavuye ku Uwiteka Imana. Without his words, na tudafite ijambo rye, I could not have gotten this written. ntabwo nari kuba nafashe n'umwanya wanjye kugira ngo nandike ibi ndi bubigishe. As I said, I heard clearly the why that the Spirit gave me, that he wants me to preach this message. Nguko nabivuze numvishe neza Umwuka Wera anyemeza nambwira impamvu iki nshobora ngomba guhindura icigwa nkigisha ikindi gishasha. What I've experienced here this week has shown me that this church ibyo nabashiye gutahura iminsi mikengize hano maranye n'itorero is more in need of God's encouragement than anything else. naje gusanga ko iri torero rikeneye cyane gukomezwa gushyirwa imbaraga kuruta ibindi bintu byose. And not encouragement because you lack courage, kandi ntabwo ari ukubakomeza kubera kuko mudakomeye mu by'ukuri, but rather encouragement because I was overwhelmed by all the things I seen you do so well at. ariko kubakomeza kubera kuko namaze kubona hariko byinshi mukora kandi mukora neza. I want you to hear and know that you are honoring God. nagiraga ngo mubyumve kandi mubimenye neza kuko muhemo Imana icubahiro. I do want to give some brief challenges. ndagira ngo ngire ibyo bimwe mbahamagarira biva mu ijambo ry'Imana gukora. But these will be challenges for you to keep going. ariko ibyo mbahamagarira gukora ni bibafasha gusa gukomeza gukora bya bindi n'ubundi musanzwe mukora neza. Challenges to continue doing what you are already doing. ibyo mbahamagarira no kugira ngo mukomereze muri bya bindi n'ubundi musanzwe mukora neza. I hope that out of this message you will be even further emboldened. nizere kuko nindangiza kwigisha kino murongera kandi mutinyuke kandi mwuzure imbaraga. And have an even stronger resilience in your faith. kandi mugire imbaraga nyinshi mu kwizera kwanyu. So what I want us to do is look at a few scriptures. icyo nshaka rero ko dukora mu mwanya muto kugira ngo turebe ku ibyanditswe bikeya. I believe that these scriptures will show us how your church is modeling the biblical church. ndizera kuko ibi byanditswe turibyo gusoma biraza kutwereka uburyo itorero ryanyu ririmo rireflecta cyangwa se rigira ikirenge mu itorero rya kera ry'ahambere. And I want you to know this. kandi nagira ngo mumenye kino kintu. When I speak of the church, iyo mvuga itorero cyangwa ikanisa, I'm speaking of Release International as a whole. ndimo ndavuga hejuru yari rize yose ku bumwe apana gusa ikanisa rimwe. We have spent time at several of the churches, and each time we have seen the same things that I want you to be encouraged in. kandi nukuvuga ngo nagiye ngera mu ikanisa kandi ibyo nabonye bitera igomba kubatera intege nibyo byose ni nkaho bisa nibyo ngiye kuvuga mu kanya. So here's our first verse. verse yacu ya mbere tuza gusoma niyi. Titus 2 verses 7 and 8. Tito 2:7 no 8. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can't be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. Wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza kandi mwigisha ryawe ugaragaze ko uboneye udapfa gutera waraza. Nijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvugaho. What I've learned about this church ikintu nabashe kwiga hejuru y'iri torero is that those who teach uvuga ngo barya bigisha do so with an understanding of scripture. bigisha bafite gusobanukirwa neza n'ibyanditswe. Their words are so full of scripture. amagambo yabo bavuga aba yuzuye ibyanditswe. We know only God is speaking and not man. rero tukahita tubyumva kuko Imana irimo ivuga amagambo yabo atari bo bonyine bayavuga. I have heard that there are preachers around who preach the things that people want to hear. numvishe ko hirya no hino haba hari abavuga batumwa bashaka kubwiriza ibyo abantu bashaka kumva. They preach a watered down version of the bagafata scripture ibyanditswe bakabihindura kugira ngo byorohe kandi abantu babikunde bumve ibyo bashaka kumva. so that people will like it better. hanyuma abantu ugasanga barabikunze cyane. But that is not true here. ariko naje gusanga icyo kintu kitari hano muri aya makanisa. The fullness of scripture is being taught, ibyanditswe birigishwa mu mwuzuro wabyo even when it's difficult. n'igihe bishobora kuba bigoye kubyigisha. I've seen this in your children. narabibonye ndetse no mu bana batoya. Proverbs 22:6. imigani 22:6. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. I've spent time with some of the children and youth from this church. nabashije kugira amahirwe yo kugirana igihe gitoya n'abana ndetse n'urubyiruko. They know scripture. bazi ibyanditswe. They know it well. barabizi neza. How would they know it unless someone taught it to basi them? bimenye babashese kubimenya gute hatagize umuntu ubibigisha. The church is so filled with scripture that I know the teachings are as well. nukuvuga ngo itorero ryuzuye ibyanditswe kandi ndabizi kuko ibyo bavuga byose nta bindi usibye ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. So to the leaders in this church, abayobozi b'iri torero I want to charge you to keep up the good work. nagira ngo mbasabe kugira ngo mukomeze umurimo mwahamagariye gukora.
When temptations arise to soften the gospel. igihe ibigeragezo biza byatuma muhindura ibyanditswe, So it's easier to preach. bikaba byoba aribyo biboroheye kwigisha, Resist that temptation. muzabashe kubirwanya. Preach only God's word. Mwigishe ukuri kw'ijambo ry'Imana Fully preach God's word. mwuzuro waryo, Don't add anything to it. ntimukagira icyo mwongera ku ijambo, Don't take anything away ntimukagira from icyo it. mwabasha kugabya ku ijambo. That is your calling as a pastor. Iwo ni wo muhamagara Imana yabahamagaye. Here's our next verse. Iverse yacu ya kabiri, One of my favorite verses. imwe muzo akunda cyane, Psalm 150. Zaburi 150. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heaven. Praise him for his mighty works. Praise his unequaled greatness. Praise him with the blast of the ram's horn. Praise him with the lyre and the harp. Praise him with the tambourine and dancing. Praise him with strings and flutes. Praise him with a clash of cymbals. Praise him with loud clanging cymbals. Let everything that breathes sing praises to the Lord. Praise the Lord. Haleluya, mushimire Imana ahera hayo, mwishimire mwisanzure ry'imbaraga zayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nkuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, mwishimishe ijwi ry'impanda, mwishimishe nebelu n'inanga, mwishimishe ishako n'imbyino, mwishimishe ibifite imirya n'imironge, mwishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. The first thing that we noticed when we got here Ikintu cyambere twabashe gutahura tumaze kugera hano is how much you love to praise the Lord. n'uburyo mukunda kuramya no gusingiza Imana. This psalm talks about loud and joyful music. Iyi zaburi irimo iravuga hejuru yo kuzamura amajwi yuzuye ibyishimo n'umunezero, You do that. kandi ibyo muzamubikora. The psalm talks about dancing before the Lord. Buri biravuga hejuru yo kubyina imbere y'Uwiteka, You do that. ibyo murabikora. And the psalm talks about all praise being directed to God. Iravuga hejuru yo kuzamura amashimwe muramya kandi mukayerekeza ku Mana yonyine, And you do that. ibyo murabikora. One of the things that I love about your worship is that it reflects the full song of David. Ikintu kimwe nabashe gukunda mu kuramya kwanyu ni ukuvuga ngo biratanga inshusho y'iyi ndirimbo ya Dawudi. The passage that we read is just a small piece of the full song. Ukuvuga ngo iyi twasomye ni agace gatoya k'indirimbo y'umwami Dawidi. The full song is 80 verses long. Urebye neza umwuzuro w'iyo ndirimbo yose wasanga ari amaverse 80. David's worship took time. Ni ukuvuga ngo Dawidi yakofashe igihe kinini arimo aramya Imana. He had many things to say to God during his worship. Yari afite ibintu byinshi yagombaga kuvuga imbere y'Imana arimo ayiramya. And you all replicate this same amount of praise. Kandi namwe mufata bya bindi Dawidi yarimo akopa mukabikopye mukabikora nkuko nawe yabikoze. I do want to warn you about one thing. Ariko hari ikintu kimwe nagira ngo mbaburireho. Colossians 3:17. Abakolosayi 3:17. Whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora muje mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana data wa twese kubw'uwo. All glory and honor belong to God and God alone. Icyubahiro cyose nikuzoye n'iby'umwami Imana yonyine gusa. As you worship, ensure that your heart is focused only on him. Mugihe muramya rero muza mureba neza ko imitima yanyu irimo ireba umwami gusa. Your heart must not be focused on yourself. Umutima wawe ntugomba kureba kuri wewe igihe uri muramya. Your heart must not be focused on the approval or disapproval Umutima wawe of ntugomba others. kureba ngo bagushime cyangwa se ntibagushime. Your worship must be with a pure heart. Umutima wawe ugomba kuba wuzuye weze imbere y'Imana. Another warning I would like to give. Ikindi nagira ngo mbaburireho. Matthew 5 verses 23 and 24. Matayo 5:23-24. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Nuko nujana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikiranure na mwene so uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Our worship is an offering to God. Kuramya kwacu ni ituro imbere y'Imana. If we are concerned with anything other than that offering, Niba hari ikindi kintu gishobora kuturangaza igihe turimo dutura iryo turo ryo kuramya, or the one who we're offering it to, cyangwa se tukaba tutabasha gutumbira wa wundi tugomba kuramya ari w'Imana, then we need to take care of that ni first, ukuvuga ngo twakagombye kubereka tugasubira inyuma tukareba uburyo twakemura bya bindi bitubuza kwinezeza no kuyiramya nk'uko bikwiriye, so that we can offer our sacrifice of worship kugira ngo tubashe gutura ituro ryacu ryo kuramya without being distracted in any tudafite way. ikintu na kimwe cyabasha kuturangaza.
God deserves our full attention. Imana ikeneye ko tuyiramya mu mwuzuro tudafite na kimwe cyaturangaza. Romans 12:18 can help us with this. Abaroma 12 bazadufasha kumva kino kintu. Do all that you can to live in peace with everyone. Roma 12:18 aravuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. If we pursue living at peace with one another, nitugaragaza gushaka kubana n'amahoro n'abantu bose, then we'll be able to enter into worship and offering tuzabasha rero kwinjira imbere y'Imana dutanga ituro ryo kuramya with our hearts fully focused on God dufite imitima itumbiriye Uwiteka idafite ikindi kintu cyayirangaza, and not worried about our struggles and relationships. tutarimo dutekereza ibibazo n'ibindi duhura nabyo bya buri munsi. As a part of worship, we also give our tithes and kandi offerings. kimwe mu bigize kuramya kwacu no kuvuga ngo tudutanga ibyacu tugatanga n'amaturo. And here you give not only to the church but also to mission. kandi hano ntabwo mutanga gusa amaturo mu ikanisa ahubwo mutanga n'amafaranga yo gusupportinga mission. This week we sat in a meeting to discuss the property that was purchased ubushize twicaranye n'abayobozi turimo tuganira hejuru ya mission ya centre de mission igiye kubakwa and the building that is to be built there. ni kanisa rigiye kubakwa hariya kuri buriya butaka bwaguzwe. And I was amazed when I heard that most of the money to purchase the land byarantangaje cyane kumva kuko amafaranga menshi yatanzwe came from the members of the church. yatanzwe n'abashirika b'ikanisa. You give so much. mwaratanze cyane. You understand the things that matter. musobanukiwe n'ibintu bifite umumaro. And you put your finances towards that. kandi mugafata amafaranga yanyu mukayashyira muri ibyo bintu by'ingenzi. I want us to look at a scripture where Jesus talks about giving. nagira ngo turebe ku cyanditswe aho Yesu yarimo yigisha hejuru yo gutanga. In Mark chapter 12 verses 41 through 44. Mariko 12:41 tugeze kuri 44. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, "I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on." yicara yerekeye isanduka y'amaturo areba abantu batura amakuta bayashiramo, abatunzi benshi bashiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga 2 ariyo kuta. Amagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yarasigaranye arico yari atezeho amakiriro. I want to paint a picture for us. nagira ngo mbahe inshusho kugira ngo ibintu musobanure neza. Imagine a line of men carrying heavy bags of coins. tekereza umurongo w'abagabo bikoreye imifuka myinshi iremereye yuzuye ibiceri. Or maybe they have their servants cyangwa se carrying wenda the bashobora bags. kuba bafite abagaragu baba bikoreye imizigo yuzuye ibiceri. And they approach many clay jars. hanyuma bakegera ibibindi byinshi biri aho ngaho binini. Large jars, 3 or 4 foot tall. ibindi binini bishobora kuba bifite uburebure bwa gatatu intambwe zitatu cyangwa se zine z'uburebure. And maybe they're elaborately designed. wenda ibyo bibindi bishobora kuba byarakozwe mu buryo bw'ubuhanga, Beautiful jars. byiza cyane bigaragara neza. As the men begin to empty their offerings into the jars, hanyuma aba bantu batangira gukura ibiceri muri ya mifuka yabo bayisuka hariya mu bibindi, there's a loud sound. hariho amajwi menshi avuga. The sound of many coins clanging against the jar and against each other. amajwi aterwa na bya biceri ko bigenda bigongana kandi byakora mu kibindi naho bigango kibindi bikumvikana. The sound is so loud you can't hear anything else. amajwi akazamuka cyane za biceri mu buryo tutabasha kumva n'ikindi kintu. And in the midst of all of this, hagati muri ibyo rero you see a woman, ukabona umumama araje, a widow from the community. umupfakazi uva muri community. She walks in quietly. akaza atuje, Her head is down. yunamye, Her hands are tucked into her robe. amaboko ari mu mwenda we ndani. From what it seems, she is coming in with nothing. mu bigaragara uwo mubyeyi uwo mumama araje asa naho nta kintu afite. She approaches one of the clay jars noneho akegera kimwe muri bya bibindi and drops in 2 coins. agafata amakoinze ibiceri 2. Imagine dropping in 2 shillings. tekereza nko gushyiramo amashiringizi 2. In the midst of all the noise and all the other offerings, hagati rero muri rwa rusaku rwa bya biceri byinshi byagiye bisuka muri bya bibindi, this offering was insignificant and unheard. aho bigereranyije no ugasanga bya bindi umupfakazi yatanze ni ngaho nta kamaro bifite, ngaho bisuzuguritse. Or was it? ariko se niko bimeze, byari bisuzuguritse nta kamaro byari bifite. It was heard by the ears of Jesus. ahubwo umwami Yesu n'ubwo abandi batabyumvise ariko yarabyumvise. And he used this moment to teach his disciples kandi yakoresheje uwo mwanya kugira ngo bashe kwigisha abigishwa be.
That it's not about the quantity of money that you ababwira ngo give. ntabwo ari ubwinshi bw'amafaranga tubasha gutanga, It's about the heart of the giver. ahubwo ni umutima utanga aya mafaranga. Those who are giving of their great abundance abantu barimo batanga byinshi bakuye mu bwinshi bw'ibyo bafite, didn't give as much as the woman who gave all she yesu had. yavuze ngo ntabwo batanze byinshi nk'ibyo uriya mupfakazi yatanze. As I sit with you nguko nabashe kubana namwe, and I see you give, mbona abantu batanga, I see you give without any show, mbona mutanga mudashaka ko abantu babareba, without any attempt to draw attention to mudashaka ko yourselves. abantu bareba icyo muhe mukora, You come humbly to give your offering to mukaza God. mucishije bugufi mugatanga amaturo yanyu, And God is pleased with this offering. kandi Imana ikanezezwa n'ubwo buryo mutanga. You will continue to face struggles. Nibyo muzakomeza guhura n'ibitaboroheye, There will always be needs. hazabaho ibyifuzo buri gihe, But if we are faithful in giving to God, ariko niba twizerwa mu gutangira Imana, then He will be faithful in return. nawe azaba umwizerwa mu kutugirira neza. But maybe you're here and you don't give. Urashobora kuba uri hano ariko kandi utatutangira Imana. You don't give because you don't fully trust God with your money. Ntutanga kubera kuko udashaka kwizera Imana ndetse ngo uyizere na bya bindi yaguhaye, amafaranga yaguhaye. Malachi 3:10. Maraki 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, so that there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the window of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse, mubishire mu bubiko, inzu yanje ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe uko ndazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho mwukwiza. There are so many things that I love about this Hariko passage. byinshi ibintu nkunda cyane iyo nsomye kino cyanditswe. The first is that this is the only time in Scripture God tells His people to put Him to the test. Hani uzasanga gusa mu byanditswe Imana ibwira abantu ngo bayigerageze. We may struggle to believe in God, Turashobora kugorwa no mu buryo bwo kwizera Imana. or struggle to believe that He cares about us. Birashobora kutugora kwizera kuko Imana itwitaho. Deuteronomy 6:16 tells us that we must not test the Lord our God. Kuba Guteka kwa 2:6 aravuga ngo ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu. But then in Malachi, He gives us one area we can test Him in. Ariko noneho Imana hano muri Malakayi akatwemerera ahantu hamwe gusa tugomba kugerageza Imana. If your faith is weak, Niba kwizera kwawe ari guke, ariko gufite intege nke, if you're struggling, niba urimo ufite ibikugoye, test God with your money. kugerageza Imana ukoresheje buriya butunzi yaguhaye. He will prove Himself to you. Azakwigaragariza. Another thing I love about this verse Ikindi kintu nkunda iyo nsomye kino cyanditswe cyera, is the phrase, the Lord of heaven's armies. ni ijambo rivuga ngo Uwiteka Nyiringabo. In some translations, it is said the Lord of hosts. Ma translations amwe avuga gutyo ngo Uwiteka Nyiringabo. The word host comes from the Hebrew word Sabaoth. Iryo jambo riva mu rurimi rw'Igiheburayo rivuga ngo Sabaoth. It was primarily a military term. Ryari ijambo ryakoreshwaga cyane ku bijanye n'abasirikare. It referred to a large army. Ryavugaga hejuru y'ingabo nyinshi cyane. The word was used many times in the Old Testament, Kandi iryo jambo ryarakoreshwa cyane mu isezerano rya kera. especially when Israel was heading into battle. Igihe Israel kumaja kurwana. The prophets and the leaders of God's people Cyo gihe Israel igiye kurwana, abakozi b'Imana n'abahanuzi barazaga. would remind them Bakibutsa Israel. that Yahweh Sabaoth Akababwira ngo Uwiteka Nyiringabo was with them, ari kumwe nabo. that they were not fighting alone, Akabibutsa kuko batarimo barwana bonyine, but they had the entire forces of God ahubwo ko bafite ingabo z'Imana and His angels ndetse fighting with them. n'abamarayika bayo bari kumwe nayo. In this passage we just read, Iki cyanditswe twabashe gusoma, we see that Malachi applies the same idea to turabona our kuko finances. Marakayi yakoresha iki gitekerezo, Imana yakoresha iki gitekerezo kugira ngo Marakayi yagikoresha kugira ngo avuge hejuru y'amafaranga. If we trust God with our finances, Niba tubasha kwizera Imana tukayizera n'amafaranga yaduhaye, then the God who controls all of the armies of heaven Imana rero igenga ingabo zose zo mu ijuru will bless you. azaduha imigisha. Now let's move to our next verse. Reka turebe ikindi cyanditswe hano. Matthew 28:16 through 20. Matayo 28, duhere ku murongo wa 16 tugaze ku murongo wa 20. Then the 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, they worshipped Him, but some of them doubted. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am always with you,
even to the end of the age. nuko abigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu abategetse bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avuga nabo ati nawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindura abantu bo mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpero y'isi. Just after Jesus spoke these words, Yesu amaze kuvuga aya magambo he was taken into heaven. yazamuwe mu ijuru. These were the last words he spoke on Aya earth. magambo yanyuma yabashe kuvuga. I feel like this makes them very important. Ndatekereza ko aya magambo niyo mpamvu yagomba kuba amagambo y'agaciro cyane. Not that all of his words aren't important, Ntabwo yavuze ko amagambo yandi yagiye yavuga atari y'agaciro, but he chose these words to be his final ariko yahisemo ones. aya magambo kugira ngo ari yabwira yanyuma abagishwa biwe. So I feel like we should listen closely. Kandi ndatekereza kuko aya magambo yanyuma natwe tugomba kuyategeraho cyane. He commands us to go and make disciples of all the nations. Aradutegeka kuja mu mahanga kugira ngo duhindure abantu bose kuba abigishwa be. This is the calling that Release International has clung Uwo ni to. umuhamagaro yahamagaye Release International Missions. There are 5 churches here in Nairobi. Hari amakanisa 5 hano nkuko mubizi i Nairobi. Not only are there 5 churches, but they are growing. Ntabwo gusa ari umubare w'amakanisa 5 ahubwo amakanisa arimo arakura. The word of God is being spread all across Nairobi. Ijambo ry'Imana ririmo rabwirizwa hirya no hino i Nairobi. But it doesn't stop there, does it? Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho. There are 2 Release International churches in Ahubwo Australia. kuri no dufite amakanisa 2 muri Australia. There are 2 more in Canada. Dufite andi 2 ari muri Canada. Release International touches broadly Ukuvuga across ngo the Release globe. irimo iragera ku mpera z'isi. And while you may not be covering all the nations, Birashoboka kuko mudashobora kugera mu mahanga yose, I fully believe that you are doing the part that God has called ariko you to. ndizera kuko deja murimo mukora icyo Imana yabahamagariye gukora. There are 7 other churches I haven't mentioned yet. Hariho andi makanisa 7 ntabashije kuvuga hano. This week we got the opportunity to visit our brothers and sisters in Turkana. Iki cyumweru gishize twagize amahirwe yo kuja Turkana kureba inshuti zacu bavandimwe bacu muri Kristo. We got to visit all 7 churches. Twagize amahirwe yo kugenderera ayo makanisa yose arindwi i Turkana. They've faced many struggles and many difficulties, Banyura mu bintu bibagoye byinshi bitandukanye, but their faith and their joy, ariko ukwizera kwabo n'ibyishimo byabo they are strong. birakomeye. We got to sing and dance with them as we praise Twagize God. amahirwe yo kubyinana nabo turamya Imana. We got to spend time encouraging them Twagize amahirwe yo kugira umwanya turimo tubatera imbaraga tubakomeza. and encouraging their leaders. Turimo dukomeza abayobozi babo. I want you to know that their spirits are doing well Ndimo ndagira ngo mbamenyeshe kuko amitima yabo imeze neza ya Turkana. and they are continuing to grow. Kandi barimo bakomeza gukura. There's another group of people who are being made into disciples. Hariho ikindi gikundi cy'abantu nabo barimo batozwa nk'abigishwa ba Yesu. Your youth. Aba urubyiruko. We had the opportunity this week to speak with some of the youth from the Twagize church. amahirwe yo kwicarana yo kugirana igihe n'urubyiruko. We got to encourage and challenge them in God's word. Tugerageza kubatera intege no kubakangurira gukora ibyo Umwami ashaka mu ijambo rye. But we also got to hear from them. Ariko twagize n'amahirwe yo kubategera nabo bavuga. We got to hear the things that they are struggling Twagize with. amahirwe yo gutegera ibyo banyuramwo bibagora. The things that are making it difficult for them to continue to follow Jesus. Ibintu bishobora kuba byababera imbogamizi yo gukomeza gukurikira Umwami. And listening to them speak. Kandi twagize amahirwe yo gutegera nabo bavuga. I know that God is working great things in and through them. Ndabizi kuko Uwiteka arimo arakora byinshi muri bo ndetse biciye no muri bo. They have hearts for those who don't know Jesus. Bafite umutwaro y'abantu bataramenya Umwami. They care deeply about those who are lost. Bita cyane kuri ntama zikizimiye mu mwijima. They ask many good, deep questions. Babajije ibibazo byimbitse byiza cyane. They ask questions to understand sexual purity, Babajije ibibazo bijanye no guhuza ku bitsina kwejejwe. to understand what marriage is in God's eyes. Bakeneraga kumva ese indowa niki mu maso y'Uwiteka. They fully understand the struggles that they face Basobanukirwa n'ibyo banyuramwo bibagora. and are looking for ways to learn and grow Kandi barimo barashakisha inzira zitandukanye kugira ngo babashe kwiga ndetse barushaho no gukura. so that they can overcome the struggles of this Kugira world. ngo babashe kuzanesha banyuramo bishobora bituma bataramya Imana ko bikwiriye. Here's our next verse. Reka turebe ikindi cyanditswe. John 17:11. Yohana 17 no ku 11. Now I'm departing from the world. They are staying in this world, but I'm coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now protect them by the power of your name, so that they will be united just as we are. Je sinkiri mwisi ariko bo bari mwisi. Naho nje ndaza kuri wewe. Data wera ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nguko natwe turi umwe. This prayer just before he was betrayed Yesu by yasenze rino Judas. sengesho mbere yuko agambanirwa na Yuda. He knew what was going to happen. Yarazi ibyari bigiye kumubaho.
And his prayer in that moment kandi ako kanya rero isengesho ryiwe yasenze was for unity. ryari isengesho ry'ubumwe. And this is his prayer for this church kandi iryo niryo sengesho naka dusenga muri ritorero and for all churches, ndetse no ku makanisa yose, that they would have unity. kugira ngo bazakomeze bagire ubumwe. But he didn't just want this unity among each church individually. ntabwo yashatse gusa ubumwe mu matorero amwe ku giti cyayo. In the US, we use some imagery to help us think about this. muri Amerika tuzakoresha inshusho kugira ngo tubashe kubyumva neza. We'll say little c church, meaning lowercase, tuvuga ngo sentoya ivuga hejuru y'ikanisa ritoya when we talk about the individual churches. igihe turimo tuvuga ikanisa ku giti cyaryo nk'iriri ryacu cyangwa se irindi ririya iwacu. Then we will say big C church, noneho meaning uppercase. tugakoresha letere senkuru tuvuga hejuru y'ikanisa rinini mbese. When talking about God's church as a whole. icyo gihe rero tuba turimo tuvuga ngo ikanisa rya Kristo ku isi. What we mean by this is there are many little c churches, icyo tuvuga ni ukuvuga ngo hariho amakanisa matoya menshi, many buildings, many groups of people, amakanisa menshi ibikundi bitandukanye by'abantu, but there is only one big C church. ariko hariho ikanisa rimwe ku isi rya Kristo. There is only one bride of Christ. hariho umugeni umwe wa Kristo. Scripture tells us that Jesus will return for his bride. byanditswe biratubwira ngo Yesu azagaruka kandi aje kujana umugeni we. The word is not plural. kandi iryo jambo bride umugeni ntabwo riri ku bwinshi. It does not mean many brides. ntabwo bivuga ngo n'abageni benshi. Christ's bride is one. umugeni wa Kristo ni umwe. One big C church. ikanisa rimwe rinini. We must be unified if we are to all be his bride. twakagombye kuba turi umuntu umwe niba dushaka kuba umugeni wa Kristo. Later in John 17:23, nyuma rero muri Yohana 17:23 Jesus asks again for unity. Yesu yasubiye kandi gusabira ubumwe. This time he asks for perfect unity. kandi hano rero avuga ngo bagire ubumwe bwuzuye. He pleads with God to create unity amongst his bride. yasabye ise wo mu ijuru ngo areme ubumwe umugeni wiwe. And now I plead with you on his behalf nanje ndimo ndabasaba uyu munsi to maintain the unity that you kugira ngo have mukomeze buriya bumwe mwamaze guhabwa n'Imana, and work towards unity with all of those who are ndetse in mukomeze Christ. mushakishe ubumwe n'abandi bose bari muri Kristo Yesu. I want to end by talking about the honor that you have shown us. nagira ngo ndangize mvuga hejuru y'uburyo mwaduhejeje icyubahiro mwatwubahishije. Romans 12:10. Abaroma 12 no kuri 12 no kuri 10. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Kubyo gukundana bene data mukundane rwose kubyicubahiro umuntu wese ashire imbere umugenzi we. One of our pastors at Southeast Christian umwe ba pastor bacu hariya mu itorero ryacu muri Amerika aho dukorera umurimo once defined honor hari umunsi yasobanuye icyubahiro as treating someone as uncommon. nko kwita ku muntu mu buryo budasanzwe. He tried to explain it and help us understand, yagaragaje kubisobanura kudufasha kubyumva neza, but I didn't really ariko mu by'ukuri kugeza icyo gihe nari ntarabisobanukirwa neza. until I met you. kugeza nje nkagera hano nibwo natangiye kubyumva neza. You have made our team feel uncommon. mwatwitayeho mu buryo twiyumvise nk'abantu badasanzwe. You have treated us with such honor and respect. mwaraduhaye icyubahiro muratwubahisha mu buryo budasanzwe. I can't even begin to tell you all of the ways, nta nubwo nabona umwanya wo kuvuga uburyo butandukanye mwagiye mubidukorera, but I have a few examples. ariko mfite ingero nkazingahe. We were greeted at the airport warmly mwaje kutwakira ku kibuga cy'indege tukihagera mutwakira n'ibyishimo, with hugs and with flowers. muraduhobera mutuzanira amawuwa. We weren't allowed to carry our own baggage. nta nubwo abantu batweberagaho twikorera ibikapu byacu. Food has been provided for us many ibiryo bagiye times. batugaburira inshuro zitabarika. Bowls and pitchers have been held so we abandi can wash bafataga our hands. amabase n'abandi bagafata amajage bakadukarabisha. You have a stand in service so you can bless us mukaduhagurutsa mu ikanisa kugira ngo muduheshe umugisha, and show us your warm affection. mukatwereka urukundo rudasanzwe. Now, I may be overthinking this, ndashobora kuba ndimo mbitekereza cyane ibi, but in America, ariko muri Amerika iri iwacu that's not how we treat common people. ntabwo ariko baza bita ku bantu basanzwe nkatwe. Those are actions reserved for only the most honored. kenshi ibyo bikorerwa abantu barya b'icyubahiro bari hejuru cyane. We have felt deeply honored this week. twumvise duheshejwe icyubahiro cyane kandi twubahishijwe kino cyumweru. But there was something else that I noticed. ariko hari ikindi kintu nabashe gutahura. Because of the way that we were being treated, uburyo kubera uburyo twabashe kwakirwa, I was curious if this was abnormal. nabashije kwibaza bati ibi bintu birasanzwe. Is this just special for the white people? ese ko barabikora kubera ko turi abazungu twabashe kugera hano uyu munsi? And it's not. ariko naje gutahura nsanga atari byo.
You all treat each other this way. narebye uburyo mwitanaho, I've seen the way that you love and mbona honor one another. uburyo mukundana n'uburyo mwubahana. I noticed it because I was deeply moved by it. narabitahuye kubera kuko byankoze ku mutima. I want to close by reading one final passage. nagira ngo ndangize nsoma icyanditswe cya nyuma. Philippians 1:3-11. Abafilipi 1:3-11. Every time I think of you, I give thanks to my God. Whenever I pray, I make my requests for all of you with joy. For you've been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So it is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart. You share with me the special favor of God, both in an imprisonment and in the defending and confirming the truth of the good news. God knows how much I love you and long for you with the tender compassion of Christ Jesus. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. nshimira Imana yanjye iteka uko mbibutse kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe kuko mwafatanije nanje umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza n'ubu. Icyo nzi neza rwose ndashidikanye nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birankwiriye ko mbatekereza ntyo mwese kuko mu ngoyi zanje no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri mbahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanje ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu, kandi ikindi cyo mbasabira no kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye kandi mubone uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Now I'm obviously not imprisoned. Babo byukuri Paulo yaramandika ibi aboshwe kandi nyewe ntabwo ndi mu mbohe simboshwe. But the rest of this passage reveals the true feelings of my Ariko heart. iki cyanditswe kiragaragaza ikintu kiri mu mutima wanje. Last Sunday there were many emotions felt. Ubushize mu ikanisa hari iwacu hari bahayeho amarangamutima atandukanye. And many tears shed as Pastor Patrick said his Kandi goodbyes. amasozo menshi yaratembye igihe Pastor Patrick yarimo asezera aja muri Canada. I understood the emotions Nasobanukiwe n'aya marangamutima and could see that he was deeply loved kandi nasobanukiwe kuko abantu bari bamukunze and that he deeply loves the church in Nairobi. kandi byaragaragara ko nawe yarakunze ikanisa. But today I come with a different perspective. Ariko naje uyu munsi mfite noneho uburyo butandukanye bukenuko. Last week I sympathized with the emotions that were being felt. Ubushize nabagize impuhwe cyane mbona amarangamutima abantu bagaragazaga. I didn't truly feel the emotions, Bamubyukuri ntabwo numvise cyane amarangamutima ku bwanje, but I understood where they were coming from. ariko nabashije gusobanukirwa aho amarangamutima yavaga. Today Uyu munsi I stand here feeling those emotions. mbagaze hano ndimo numva noneho ayo marangamutima nanje. I know we haven't spent as much time with you as Pastor Patrick Ndabizi did, neza kuko utagiranye igihe nguko mwagiranye igihe na Pastor Patrick, but the reality is ariko kuri kwabyo nuku it only took a single day byafashe gusa umunsi umwe for us to feel deeply connected kugira and ngo loved by this church. twumve kuko turi connected namwe kandi twumva urukundo mudukunda. On behalf of my team, Mu izina ry'abagenzi banje I want you to know how much we love each of nagira you ngo musobanukirwe n'uburyo nyabaki tubakunda and what a great blessing it has been to be with you. n'uburyo byabe tubereye umugisha kubana namwe. We have learned so much from you Hari ibintu byinshi twabashe kubigiraho and we are saddened to leave. kandi biratubabaje kuba tugiye gutandukana namwe dusubira iwacu. It's my prayer that what Bishop Simon asked us last week would be true. N'isengesho ryanje ngo ibyo Bishop yavuze ubushize bizaba ukuri. He asked that this would be our first trip, Yaravuze ngo uru rugendo rwacu n'urwa mbere kuza hano not our last. ariko ndirukabe urwa nyuma. I pray earnestly that that is true, Ndasenga mu mutima wanjye ngo ibyo bizaba ukuri, that we will be here with you again ngo tuzongere kandi tugaruke tugirane igihe namwe and soon. kandi byihuse cyane.
Twakubita amashiba. But if that's not God's plan, ariko kandi niba bitari mu mpango w'Imana, then we will stay the course. tuzakomezanya muri urugendo. We will be reunited someday. Ariko hari ahantu tuzongera guhurira. When all are reunited in the community of our Father. Igihe bose bazahurira mu muryango wa Data. I want to end by speaking a blessing over you. Nagiraga ngo ndangize mbasabira umugisha. It comes from the book of Numbers. Irava mu gitabo cyo kubara. Aaron, the priest of Israel, Aroni umutambyi wa Israeli, spoke this blessing over the people of Israel. yavuze uyatuye uyu mugisha awaturira ubwoko bwa Israeli. And now I want to speak it over you. Naje ndagira ngo nsubire muri aya magambo ya Aroni nyabaturira nk'umugisha. Numbers 6:24 through 26. Kubara 6:24 no kugeza kuri 26. May the Lord bless you. Uwiteka aguhe umugisha. And protect you. Akurinde. May the Lord smile on you. Uwiteka kumurikishirize mu maso he. And be gracious to you. Akugirire neza. May the Lord show you his favor. Uwiteka kurebe neza. And give you his peace. Aguhe amahoro. Amen. Amen. Let me pray for us. Reka mbasengere. Our God, we love you. Mwami Imana turagukunda. We come to you as one people. Tuje imbere yawe nk'umuntu umwe. United by your blood. Duhujijwe n'amaraso yawe. God, thank you that we are one. Asante ye mwana kuko turi umuntu umwe. God, whether we are from Nairobi, Ubu twaba tuvuye Nairobi, Turkana, Turkana, Australia, Australia, Canada, Canada, America, God, we are one. Mana turi umuntu umwe. Because you are one. Kubera kuko nawe uri umwe. And God, we love you and praise you for Mana that. turagukunda kandi turaguhimbaza. God, when we feel alone, turagukunda Mana. would you remind us that we have brothers and sisters? Twibutse ko dufite abavandimwe bacu. That you have put us among family. Kandi wadushize mu muryango. God, grant us the peace of this family. Duheze amahoro ava muri uwo muryango. Grant us your peace. Duheze amahoro. God, be with us. Bana natwe. Continue to work in and through this church. Komeza ukorere muri rikanisa kandi biciye muri bo nabo bakomeze bakore ibyawe. Work powerfully as only you can. Komeza ubakoreremwo kandi ukoreshe imbaraga zawe muri bo. And in it, may you get all glory and all honor. Kandi abari wowe wenyine uhabwa icyubahiro n'ikuzo. We love you, God. Turagukunda Mana. Amen. Amen. Amen.